Polisi y'u Rwanda irishimira ko muri bino bihe impanuka zo ku muhanda zagabanutse cyane cyane ku modoka zitwara abagenzi rusange. Ibyo byatewe n'ingamba nshyashya zafashwe. Akagabanyamuvuduko ntabwo kaziye gushyirwa muri modoka zitwara abagenzi gusa, ahubwo ni gahunda yaje igamije kugabanya umuvuduko ku muhanda, aho byari bimaze kugaragara ko impanuka nyinshi zihitana abantu ndetse zigakomeretsa n'abantu ku buryo bukomeye, inyinshi zikomoka ku muvuduko. Hatekerezwa rero ko akagabanyamuvuduko gashobora kuba imwe mu ngamba zafasha kugira ngo imodoka zitwarira abantu hamwe ndetse n'imodoka zitwara imizigo zo zakunda kugaragara nk'izigira uruhare mu mfu nyinshi z'abantu ndetse n'inkomere zikomeye zishobora kugabanuka. Iyo urebye impanuka zajyaga ziba mbere y'uko utugabanyamuvuduko dushyirwa mu modoka, ubwo wenda nafata nk'urugero dushingiye kuva dutangiye kugenzura ko zashyizwe mu modoka zigomba kujyamo koko, ubwo ni ukuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi turimo gusoza ukwezi kwa gatandatu, tukongera tugafata n'ibihe by'amezi 6 abanziriza asoza umwaka wa 2016, dusanga impanuka zakorwaga n'imodoka zitwara abagenzi n'iz'imizigo ndetse n'ibyo zangizaga byaragabanutse ku kigereranyo kirenga 50%. Ikintu cyose iyo kije ari gishya kigira, nabyita ko abantu batacyakira ako kanya nk'uko biba byitezwe. Abantu bakunze gutinya impinduka, bakunze kugira icyo umuntu yakwita resistance mu mpinduka izo arizo zose. Ikintu iyo ari gishya kigira imbogamizi. N'aka kagabanyamuvuduko rero birumvikana ko iyo abantu bananiwe guhindura imyumvire cyangwa se bakanga guhindura uburyo bitwaraga, bikaba ngombwa ko haboneka ikoranabuhanga ribifasha, abantu buri gihe ibyo ntago bari kuhita babyakira. Ni nako byagenze rero ku batwara ibinyabiziga. Umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha utegetswe kutarengwa ku modoka zitwara abagenzi cyangwa se zitwarira abantu hamwe n'imodoka zitwara imizigo. Habayeho kubirwanya ku abashoferi bamwe, ndetse mu ntangiriro wasangaga ari umubare munini. Ibyo rero byarabaye, tuza kubifatira ingamba bisa naho bigabanutse. Kugeza uyu munsi nakubwira ko bitakiri nk'uko byatangiye, ariko nanone hagiye habonekamo bamwe bahindura amayeri, bagashaka uburyo byangiza mu bundi buryo, hifashishijwe nanone abatekinisiye bazi uburyo byangizwa. Abandi nabo bakangiza ibibasha gutuma noneho n'umupolisi ku muhanda asoma umuvuduko imodoka yagenderagaho. Ibyo byose byagiye bigaragara, ariko uko bagenda bafata ingamba zo kurwanya iyi gahunda, niko urwego rushinzwe umutekano mu muhanda narwo rufata ingamba zo kugira ngo ibyo nabyo bicike. Nk'uko abyuka mu gitondo agapima imodoka ye ko ifite amavuta, agapima ko ifite amazi, cyangwa se akareba niba amaferi ye afata neza, tumusaba ko yajya buri gihe areba n'uko akagabanyamuvuduko gakora ibyo gasabwa gukora. Ahenshi usanga iyo uganiriye namo bakubwira bati akagabanyamuvuduko ntituzi uko gakora, ni ibya polisi, ni ibya rurase, cyangwa se ni ibya kampani zitugurisha. Mu by'ukuri ugasanga habayeho kubyitarutsa, kandi iyo urebye umushoferi akazi ke ka buri munsi nako gutwara imodoka. Gutwara imodoka bimusaba no kuyifata neza, ibindi bice byose by'imodoka ugasanga arabizi, ariko byagera ku kagabanyamuvuduko akakubwira ko ari ibya polisi. Aha rero niho nagiraga inama abashoferi kugira ngo mu bigize imodoka bumve ko n'akagabanyamuvuduko karimo. Abanyira mu modoka nabo turakangurira ko
nabo bagenzura imodoka zabo nk'uko basanzwe bagenzura ko umushoferi atwara imodoka ari nzima, bakagenzura ko umushoferi asuzuma amavuta cyangwa se n'ibindi. Nibagenzure nuko utugabanyamuvuduko dukora ni kimwe mu bigize imodoka. Aha nanababwira yuko niba akagabanyamuvuduko kadakora ibyo kagombaga gukora, ni ukuvuga ngo ubuziranenge bw'ikinyabiziga bwahungabanye. Iyo bigenze bityo rero tukabyibonera ko imodoka itagitanga amakuru yuko igenda ku muhanda, icyo gihe itegeko riduha ububasha bwo kuyihagarika ku muhanda, ni nako tubikora kugira ngo yongere isubirane ubuziranenge. Uko kongera gusubirana ubuziranenge rero hari byinshi bimusaba. Icya mbere ni uko iyo ihagaritswe ubwo ntabwo aba yunguka. Icya kabiri ni uko ubwo icyo gihe icyemezo cy'uko yasuzumwe kiba giteshejwe agaciro, ugatangira bushyashya, ugasubira mu kigo cyacu cya controle technique ukishyura bushyashya. Ndetse icyo gihe nta nubwo tureba akagabanyamuvuduko gusa, tureba n'ibindi byose bisanzwe bisuzumwa mu kigo cyacu gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga. Izo nzira zose rero urumva ko zivunanye. Icyaba cyiza ni ugusubiza mu nzira buri munsi. Uko imodoka yagira ikibazo kindi ukayitwara mu igaraje, ni uko ukwiye kureba buri gihe ko akagabanyamuvuduko gatanga ubutumwa gakeneye gutanga kandi gakora neza ku muvuduko ugenwe. Wabona hari icyahungabanye ukaba wayisubiza mu igaraje nk'uko ubikora no ku bindi bice by'imodoka. Abagenzi nabo turabasaba ko igihe abonye imodoka arimo cyangwa se nubwo yaba ari ku muhanda byitegereza ikaba igenda ku muvuduko muremure, kuduha amakuru. Inomero baduheraho amakuru ziba ziri mu mamodoka atwara abagenzi. Nanone ku bandi bantu nabo bayibonye ku muhanda, inimero zirazwi. Bashobora kuduha amakuru kuri 0788311502. Bashobora guhamagara ku 113 cyangwa se n'izindi telefone umuntu yaba afite z'abakora mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, kugira ngo tubashe gukosora igishobora guteza impanuka ku muhanda. Nanone kandi turabwira abacuruza utugabanyamuvuduko ko badakwiye kumva ko akazi kabo karangiriye aho ko gutanga kugabanyamuvuduko no kugashyira mu modoka. Bakwiye no guhugura abo baha serivisi, baba ari abanyiramamodoka, baba ari abashoferi. Buri wese agahugukirwa nuko akagabanyamuvuduko gakora. Aha nongera no kubwira abashoferi ndetse n'abanyiramamodoka ko aho bitagenze bityo nabo bagomba gusaba ko bahugurwa, bagahugurirwa imikorere y'ako kagabanyamuvuduko, ntibumve ko byo bitabareba. Speed governor twabonye ari nziza yazigiye kuko ituma tugenda ku muvuduko wateganyijwe, agisita zikabanye mu muhanda kandi bakadufasha kugenda tutabangamiye abagenzi bacu mu muhanda. Rero kuzijyamo byari ikibazo kuko umuntu agenda uko yishakiye, ugasanga imodoka iragenda yiruka ku buryo bukabije, bikagenda bituma agisita zikunda kuba nyinshi. Mundi bayiregereye kuri 60. Nuvuga ngo yo igera kuri 57 igatangira guteguza ko 60 idashobora kuharenga. Aho waba ugenda hose 60 ntibishoboka ntiharenga. Ubwo nuvuga ngo ushatse guhatiriza ari nko kumwe kw'abashoferi kwacu, ushatse kuba wahatiriza utemera nka kunguko bikupye gutya, ugatubona ko nyine wakoze amakosa. Ariko ntabwo iyi ngigi harenga n'ibishoboka. Ibyiza byayo ni ibi. Ibyiza byo birahari kuko iturinda kuba twavuduka kugira ngo bidateze impanuka, kuko burya impanuka zabaga bitewe n'imivuduko, noneho ukabasha kugenda ku gipimo cyagenwe cyiza, noneho mu muhanda nta mpanuka yaba rwose, ntabwo wagira impanuka kubera ko byatewe n'umuvuduko. Ibyiza byayo ni uko imodoka bituma umuvuduko ugenda ku muvuduko wagenwe nta kibazo. Akamaro ka gavani gatuma imodoka itirukanka cyane ku buryo umuntu yakora gisida. Iyo igenda gakeya nta gisida ziboneka cyane, ziba nkeya. N'umuntu kandi akagerera igihe aho ashaka kujya, kuko iyo karimo igenda neza itirukanka, bigatuma umuntu agerera igihe aho agiye kandi ku masaha yagenwe. Kuko impanuka ibaye n'ubundi bategereza yuko bahamagara polisi ikarindira kuza aho iza gupima
abantu bakabona kugenda kandi n'ubundi baba bakerewe, naho iyo igenda bukeya bagereraho igihe. Rero nicyo navugaho. Polisi y'u Rwanda ufite uburyo bushya bw'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru rigomatanya serivisi zitangwa na Polisi Ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ubusanzwe zakorwaga mu buryo bw'intoki. Izo serivisi zirimo agatabo kavagamo impapuro bandikira ukoze ikosa bizwi ku izina rya contravention, gusaba serivisi z'ikigo gishinzwe ubuziranenge controle technique utagombye gutonda umurongo muremure, ndetse na serivisi zo gukorera cyangwa se gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Iryo koranabuhanga ryatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge ari kumwe n'abayobozi bakuru ba Polisi y'u Rwanda. Ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ryitabiriye gahunda ya leta yo gutanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego rero no guhana amakosa cyangwa se ibyaha bikorerwa ku muhanda twatangiye kubikora twifashishije ikoranabuhanga, aho rigenda risimbura amakarine yakoreshwaga akunze kwitwa contravention. Ibyo rero twabwira ko ubu ngubu hafi mu gihugu hose imashini zikora ako kazi zikoreshwa. Twatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa 12 dukora muri Kigali gusa, bisa naho ari mu igerageza, ariko igerageza ryaje kugaragara ko nta mbogamizi zihari, n'izari zihari nkeya zarakosowe. Imashini ziragurwa ziriyongera ku buryo uyu munsi mu gihugu hose imashini zirakoreshwa, ariko nta nubwo twanavuga ko havuyeho uburyo bwari busanzwe, birakorana kuko hari aho ushobora kugera ugasanga network idahagije, aho kugira ngo ukereze abagenzi cyangwa se ukereze n'abari mu kazi ko gutwara abantu, icyo gihe wifashisha n'ubundi buryo kugeza igihe tuzabonera ko izo mbogamizi za network, izo mbogamizi z'ibindi bibazo bishobora kuvuka mu ikoranabuhanga zizaba zimaze kuvaho. Buri gihe ikoranabuhanga iyo rigitangira rigenda rigira imbogamizi zikagenda zikosoka, aho umuntu azabona bikorana byose ntazumve ko hari igikuba cyacitse, ahubwo nuko ari ukwanga ko umuntu yahabwa serivisi itanoze. Ariko icyo twabivugaho nuko kugeza uyu munsi birakora neza, ndetse icyanifuzwaga kirimo kugerwaho. Serivisi iratangwa mu buryo bunoze, nta muntu ucyakwa icyangombwa yahawe tiketi y'ibihano hakoreshejwe ikoranabuhanga, ziriya mashini zigendanwa n'abapolisi. Mbere twafatiraga ibyangombwa wenda biri mu mpamvu ebyiri nkuru, kugira ngo uwahanwe ku cyaha cyo mu muhanda abashe kwishyura amande. Ubwa kabiri nabwo bikaba byari uko ibyabereye ku muhanda bishyirwa mu mashini, ibyangombwa bigeze mu biro. Ariko ibyo byose ubu bisigaye bikorerwa ku muhanda. Umupolisi wo ku muhanda niwe uhana, akananiriza amakuru yose akenewe mu mashini akoresheje akamashini afite. Ariko iyo twitegereje dusanga ubwitabire bwo kwishyura bushimishije, kuko buri ku kigero kiri hagati ya 60 na 70%. Ibyo rero ntabwo tuvuga ko ari bikabije cyane, kuko na mbere yaho wasangaga n'igihe twafatiraga ibyangombwa nubwo wenda byari ku kigereranyo cyisumbuye, ariko n'iki ngiki kigaragaza ubwitabire ku bushake. Akaba ari nayo mpamvu hari n'ingamba twifuza gufata kugira ngo na bandi baba batitabira ukwezi kumwe, amezi 2, ugasanga iyo bifasha amezi 6 abantu babaye benshi batitabira. Zimwe mu ngamba rero hari izisanzweho z'uko nyuma y'iminsi 3 uwahanwe ntatanye amande ku gihe yongeraho amande y'ubukererwe. Ubu turateganya kongeraho ko niba umaze iminsi 30 utaribwiriza ngo wishyure amande, muri serivisi z'irembo cyangwa se muri system z'irembo bizajya bikugaragarira ko ufite ikibazo, ku buryo igihe ugiye gusaba indi serivisi habaho kukwibutsa, system ikakwibutsa ko hari ikindi kibazo ugomba kubanza ugakemura mbere yuko n'indi serivisi wayihabwa. Ibyo rero
tukaba dukangurira abantu ko bitarinda bigera aho ngaho. Ubundi serivisi y'ikoranabuhanga yaje kugira ngo hatangwe serivisi inoze kandi yihute. Iyo rero hagiye kubamo imbogamizi, ubwo icyatumye izaho kiba kitagezweho, ariko muri ubwo buryo ni wowe uba ubyiteye, kandi mu by'ukuri inzego za leta zo zarakoze ibishoboka kugira ngo uhabwe serivisi inoze. Ikoranabuhanga ni igipimo cy'iterambere. Polisi y'u Rwanda ntizahwema gushakisha icyatuma serivisi y'abaturage zakwihuta kandi zinoze, byose binyujijwe mu ikoranabuhanga. Mwakoze gukurikirana kino kiganiro, mugire umugoroba mwiza.